amaceke ndayiganire mugahinga rwi hari ibintu bibabaza uraje umugore ukihangana we ni kwendi yo upfana intuntu gacuma nka abamutokoza baba bahari ahaje umugabo azondongora azomenya ati nisinye ayisinye kuzanye nde bikwiye atari uko kwenda nubwo ko igikorwa cyo guteza imbere ari ukumwabira kugeza aho umugongo uvunika aho shida n'ikintu n'ifisi urabona ifisi ikunda inyama mugabo ko yani ikintu n'ifisi itajya reka none mwezi kaze wowe kuri TBT Rwanda gyo Jet Mutamba ndi kumwe na Kereya muraho neza cyane wow uyu munsi tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye ariko ni wa mwanya wa comment review aho turimo kureba ama comments abashiti bacu abakunzi bacu abavandimwe bacu baraduhaye ndetse n'ibintu bimwe na bimwe baba baragiye badusaba kuganiraho ariko tukabigarukaho muri comment review rero uyu munsi aha yes ariko murabizi ko muri comments review ariho duhurira n'abakunzi bacu mperaho wenda nsuhuza abantu batandukanye abari mu hano mu Rwanda n'amajyepfo amajyaruguru burasirazuba uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali then nabari hanze duhereye ku bari hanze turahera mu bihugu by'abaturanyi abantu muri Kenya, Tanzania, Congo, Uganda, Burundi, South Africa, South Sudan na Sudan y'amajyaruguru bose turabasuhuza. Uvuze Sudan mitanibuka abantu ingabo z'igihugu ziba ziri hariya ku butumwa bw'amahoro hariho abadukurikira batwandikira turabapepeye yes ababasha kudukurikira nyamuneka turabasuhuje ngo twari tukiri muri Africa cyane muri East Africa abantu ba Afghanistan turabasuhuje Pakistani Irani barahari wa Iraq Philippines abantu muri Philippines please zira filme mujye muzitwohereza muri Philippines zidasobanuye se ko mukundizimo bajye tubwiza igezweho cyane kugira ngo tubwire abazisobanuro bagire vuba abari muri Korea y'amajyaruguru aho ni muri Asia twageze muri Asia Korea y'amajyaruguru amajyepfo abari mu Bushinwa China barahari cyane abana bari ku ishuri Japan turabasuhuje muri Asia bari mu birwa bigiye bitandukanye byo muri Asia hepfo ndabazo rwose birwa batureba bicecekeye ndabasuhuje yes tujya muri Europe abantu bari muri France Belgique salut bari mu batureba cyane bari mu Brussels bari mu Brussels Belgique baramwe ngo bari n'uduce twitwa nko mu Rwanda bitewe n'abanyarwanda benshi bahaba ndabasuje mwese rero muri UK yes London Manchester ndabasuje by'umwihariko cyane burya mushija kutabasuhuza abandi hajye Europe geography yacu iri hano hafi turi muri Europe abantu bari mu Busuwisi abantu bari muri Italy baradukurikirana by the way warabibonye erega tuba tubireba biba bihari uko mudukurikirana mbese igihugu cyose uherereyemo ukurikira TBT Rwanda tubaye tutaranagusoza n'inshuro n'imwe uzatwandikira muri comments yes tujyana muri America abantu muri USA wow abantu bari California Las Vegas abantu bari Illinois abantu bari Chicago ntabwo hasi abantu muri baryo muri murwa waho witwa Washington DC abantu nyine bari Massachusetts hari n'abandi bantu mu Twitter bana shereka nyine umuntu agiye areba ukagenda abisoma Miami twabasubije
abantu barimo kurya ubuzima Miami Beach mwirebera tibiti ndabaramukije yes nawe za Canada Canada ibazo hase abavandimwe bari Canada turabasuhuje yes Canada n'abandi bari hano niba tutanavuze basi aho uri rwose ni same tuba twabyibagiye natwe murabona ko na geography yacu iri ku kigero kidashimishije yes uyu munsi tugiye muri comments review tushimira n'abantu bagerageza ibitekerezo ariko ibintu tugiye kuvuga comment tugiye guheraho ni umuntu watwohereje ama audio atubwira ati ama audio munyumvire ingo z'iki gihe n'abavandimwe baba hanze ariko n'abarundi gusa harimo amagambo amwe n'amwe ateye isoni ariko tuzagerageza kugira ngo tuyalowaringe ntimuyumve amenshi gusa nyine ntibyabura ariko numva ari akaducitse nyamuneka wihangane gusa dufite gukina zino audio kuko ngewe byanteye ubwoba so kubeshya biteye ubwoba ariko ku rundi ruhande harimo n'inyigisho hari n'icyo yashakaga gutanga hari duhera kuyu mumama umumama ikintu gitangaje reka tube tuyibumvishe nako nyamuneka nagira udutera yeme ndakubwiza ukuri jewe ubu niyo mwabona ndongowe uwo mugabo yosubira kunyigira ko vyishitiye umukobwa nturarongorwa gandazi yuko bimwe nawe mu ngo z'abantu bibona ndakuraye cy'ubu nta mugabo nosubira gushukwa ngora ndi kumwe n'umugabo mu nzu ubu yosambana nanje gaca sambana ubu mugabo atazonyenda nkuko nanje mba ndabishaka aho umugabo atamenya ati mvuye ku kazi mboneke mu rugo nk'umugabo bwa buzima je nanje ntabwo ndiko ndasubira kwenda nagenda abagenda bagenda nawe amaceke ndayiganire mugahinga rukwi hari ibintu bibabaza uraje umugore ukihangana we ni kwendi yo upfani gacuma nkana abamutokoza baba bahari haje uwo mugabo azondongora azomenya ati nisinye ayisinye kuzanye nde bikwiye atari uko kwenda vazi good lord reka babwire iyi ntuzo njye y'inodo ya mbere nkiyumva frere nese ntekereza ni umukobwa yabwiraga umukobwa uyu ni umugore warongowe wagiraga inama umukobwa utarashaka ngo imvyo package sibyo gusa umvyo package first of all aguhaye nk'uburyo kujya mu rugo sibyo ikindi cya kabiri aravuga ati umugabo uzumva yuko aje kunshaka atazanyenda nk'uko bikwiye ubwo nyine ibyo bavuze muri radio nibyo nsubiyemo Julie play ya kabiri kugira ngo abantu baze kubyumva neza ko yari inama ari kugira umukobwa yari inama noneho reka dukine indi yo noneho nk'ukabya ntibari iki si Juitu ndahita noneho nk'ukipengera n'indi y'umugabo asubiza agenda muri Amerika sorry iyi ni umugabo yego bongo ni masomo izi ni inyigisho ku bagore n'abagabo uri umugabo ukigira byinshi mu rugo ukibagira ko umugore nawe ashukwa ukibagira ko umenga nawe ntashaka umwenda rero niho hahandi b'abagore batagira ukwihangana kubwira ati mbo jewe rero hasi ntabyo nsabirako genda wendane nanje abandi banyende ibi rero biriho mu ngo jemu umugabo akazoza misi yose nindarushe kumbe we yaguze amabrosheti ya mamose yenziyo akaza kwihendera ngo ndarushe misi yose yokora kumbe umujama yabihivye no umugore we gajeme ucugirana ugenda n'abakakwenda neza agihotse kashareka kuva nava mu birwa bya komore hari amagambo mutazumvamo kuko ntabwo ino record wa prayinga kuko abadukurikira harimo n'abana hari ibyo bazagabanyamo it is too much ariko ahangaha kugira ngo abantu mubyumve neza ni umugore ntekereza ashobora kuba afite n'umugabo cyangwa baratandukanye birumvikana avuga ati je nta mugabo kuvuga ngo nzajya kwa n'umugabo mu nzu ajyaza dukora ibyo dukora agende ati shu urumva ariko rero tugasanga buri munsi umugabo ararusha kugira ngo ndarushe ukumbe yinywera amamster n'amabrochette yahaze agiye mu bandi bagore wowe akaza ariko no harimo ikibazo akaza nubwo abivuganye imvugo nyandagazi vraiment hano harimo point hari ibintu abagabo bigize hari ingo utamenya ukuntu zibanye umugore bakaba nkaho hari abagabo bajya ngo ntabwo bashatse gahunda zose ni mu kabari urumva aragiye aranyweye arariye byarangiza
niba ari uwamusavinze akareba bakora ibyo bakora agatabwira umugore ati ndarushye ntugire icyo umbwira rimwe kabiri gatatu kane niho umugore asanga yarabaye gutya inorega n'icuma ntabwo umuntu apfa kuvuga gutya ese ari umuntu uvuka wayisanga umuntu uvuka afite amagambo ameze gutya. Let's play the third audio. Aha ikibazo rero gihari gikomeye kurusha ibindi umugabo nawe hari umugabo utaratuje no kumva izo audio nawe aramusubiza ikibazo gihari gikomeye ni uko nta ruhande rushaka guca bugufi uraje wiyumvire ya jendi muri Amerika hano Burundi jembe basno bahenda karari bubatse n'abana inkumi zikuze sinumva naho uwo mugore datawe bakeneye ko batabore igitereko natwe abagabo tukwiye guhinduka kuko umaze kurongora umugore ukumva we icamuzanye arukwabirwa kugira ngo wewe umutore igitereko canke urumva ko igikorwa cyo guteza imbere arukumwabira kugeza aho umugongo uvunika aho kirya n'ikintu n'ifisi urabona ifisi ikunda inyama mugabo kirya n'ikintu n'ifisi itarya muze kurabona muri Afurika ku isi yose umugabo akunda igitsina atera imbere kiraguhombesha umupfu warateye imbere ukunda igitsina urarongora umugore ukajya hanze ukarenga ibiko baragufata itunga rigahera ugahonga rigahera umugabo atera imbere n'ubwira abana bake igitsina agakibura ko nk'igisanzwe umugore akimuha mugabo umugabo nyamugabo n'uburyo akazoza kiwe n'akabana erega umugore ni Burundi umugore le français on dit umugore donc une femme c'est un élément étranger umugore ni kava mahanga umugore mushobora kubana ubu byasaze umugore ashobora kwica umugore ashobora n'abantu mu Burundi abagore bamba bakiriye abagabo baba bishe abagabo alors wowe umugabo uri smart uri très intelligent urabe imbere urabe ibyo ujeje mu muryango tube abana bantu basinyiriki beno kurwa uniteze imbere beno kumanabe umugore nkamwiringwa ko hama ejo barazogira ikibiro azaho guti benzoroha agakaguti agahende agatongo benzubakahi hakwiyumvira kwabe noneho ga uwo mwabira amazi yoyo akasesa ayo mazi nunyoterwa ko wabunyotse kurondera icupa cyangwa urwagwa uhabuganirira nawe hanyuma yanwe ayo mazi wamutwara agacitora bibondo turamazi mutore munwe yoko yasutse nimutore munwe amazi come on mutara change our mind tuza bashushe gushuha umutwe nibyo guteza imbere ugashuha umutwe wabira umugore ngo mushukire amazi ucuyakoze uyanwe uyasomere n'amata come on ntabwo iwacu muri Amerika umugabo kwinjira umugore n'ibindi bintu meme abazungu umuzungu usanga n'abazungu bibereye uko atari umugore bafise bari babariye donc araba kuri inzu kuri amabire kuri ibyajya byose amafaranga tunone eshauri wiki nazo kumakere wonino usanga mu video ari umwana umwe tatsi abana babiri tatsi ubuze usanga abandi baratwa kumikwa kweli cyo bateye imbere nyashira imbere ibyo bitsinda bashira imbere kwitunga kwiteza imbere ukora kwa neza usodoka urayi wawe wambara ufungura ugende ugomba nibwo buzima na imisi yose usanga YouTube muri Afrika ngo bitungura sumu utanga wizi ugasanga umugabo yasekuye hafi indobo yose mugitora utanga wizi bitungura sumu indimu ubuki uri gusesa amafaranga ugende ahantu hacu umwana kibino ibirondwe wewe ico kintu uzoshirayo kugaza ku musatsi zari giki afa chachi ico kintu we nawe iyo nzanye ibibondo ufise ingana n'umutwe w'umwana nimeze gute ekekera bamucubwenge ibyo bintu tukirukora kwigwanya tukatuza abasuma muno wabonye kandi bose bafite stress bari depression n'ibyo bintu umukora z'abanyanga shiburi hariya genda niba mubaza n'ubwo ndakwabira muhaje genora bakwabira isoko abagabo mufatane principe z'ubuzima ya mubarire niko ndanyonga imodoka cyo tubana
kayo cyekoreka mugi hari ibintu bera mu ngo ariko uyu mugabo hari ahantu tutari kumvikana arakubwira ati ngo umugore ngo ese ubundi abo bana ari kuvuga uba wababyaye kuki njye ikintu cyambabaje ni nka byandi byo mu Rwanda muravuga ngo umugabo n'umwana wundi nawe aragira ati umugore nakunanira umugore n'umwana wundi still ni umurundi nyine nuko yavuze muri context ariko mu gifaransa niba ni ngo étranger urumva unuza valeur ahereza umugore ni kumubyarira kubyara ukamera nk'abandi bose ibyo reka mbabwire njyewe zino audio nk'izo audio nk'umuntu azumvisha atarashaka ahita ahamuka nkawe wadusangiza nahamuka mfite nese nyine wumvishe nyine ibaze ugiye mu rugo rumeze gutya sindi kukubaza wenda kuvuga ngo umbwire oya ibaze nawe izi hari nk'ingo 50% by'ingo ari uko bimeze umugore aragira ati abagabo biki araza yasize yinywereye yagiye ahandi ntagice akora ngo ndananiwe rero umwanzuro narawufashe umugabo nawe ati njyewe mba nagiye guhahira umwana nagiye gukora ibiki byose warangiza ukaza naho mama yake na mama na mama ngo bashakura tungurusu muri Afrika n'abagabo bo muri Afrika nyine ngo bamwe kambuca ndabasa n'amatanga bisiga bagira imbaraga umugihe abandemo bararwana urugo rwawe tugasanga niyo mpamvu mudatera imbere mwirirwa muri ibyo byo gusa ngo umugore niba yumvaga ibi byamuzanye agende ariko se nanone tuvisha ukuri uko guhaha nanone Claire ko guhaha gushakisha amaramuko ntabishaka kuri iwanyu gasha ntabwo bizoro ntabwo bishaka kuri iwanyu kubishaka wabishaka niyo mpamvu hari igituma uhaguruka ukava iwanyu kuki se uwo mugabo asa nk'uwirengagije ibyo byose izo nshingano ni gutya abantu bati inshingano okay muze kuduha comments ni comments review ntabwo turi bugire uruhande turubererekeramo ariko mu by'ukuri ingo niba ari uko zubatswe nyamuneka nta ubwifuza kuryamo gusa ikigaragara cyo abagore barapreminga abagabo bagapreminga kandi buri wese ubyumvisha kumva afite logique ariko logique y'uyu mugabo njye ntabwo nyumva cyane anyway sinshyigikiye umugore wumva ko ari byo agomba gukorerwa gusa ariko nibe nawe at least umugore ukubwira gutyo atajya guca inyuma ngo agende ahandi babimukorere at least nibe nawe ariko noneho umugabo washaka kumvikanisha ko ibyo ntabwo byihutirwa kandi biriya bintu iyo bitakozwe nanone mu rugo ngo bikorwe nk'uko bikwiriye n'izindi projet zose zirangirika reka nsigire aha amakomenti atagira uza kumbaza uko bigenda neza ntabyo sobanuye uwo yari umuntu ntabwo turi byinjiyemo cyane ariko nyamuneka umva muze kutubwira uko mwabyo twe twumiwe gusa hari ibintu utari bwumve hari amagambo amwe namwe mutari bwumve nanaducika umufungo w'amatwi reka dukomeze n'amakomenti kuko iki ni ikiganiro ni comments review comments mwagiye mutwohereza ibyo mwagiye mutwandikira biciye kuri social media zacu twisubiriye kuri YouTube aho twari kuri WhatsApp twandikiye kuri WhatsApp kuri YouTube hari ikiganiro ejo bundi twakoranye na Gaga Gael ni umuhanzi abenshi muramuzi hano mu Rwanda tuganira cyane cyane ku bintu bijyanye n'igendanwa ry'agakingirizo ku bana b'abakobwa ese umukobwa ugendanye agakingirizo aba yaciye inka amabere hari comment ya mbere yaje yitwa ngo Kan Kabil yaravuze ati umuhinzi agendana isuka kuko agiye guhinga umutunzi agendana inkoni kuko aragira umwarimu akagendana ikaramu itukura kuko agiye gukosora ese wo mukobwa ugendana agakingirizo ukagendana kuko ushaka kugera ku ki question mark none se reka mbaze kubera icyo twishyura mituweli kugira ngo in case niba harimo in case rero niba wishyura mituweli cyangwa kwishyura indi assurance kuko ugenda imodoka yawe yari nzima nta kibazo ifite ukagenda ukajya muri assurance ukishyura ukavuga ngo niramuka igonze nyamuneka muzagire gute
muzantabare ubwo Kabil ari kubyumva se jewe nicyo namusubiza none se kuki muragenda kwishyura ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro iyo nkongi izanaba uyibaza inkongi y'umuriro ukagenda ukabyishyura ukamara n'imyaka ingahe wenda nta n'inkongi ibaye ariko ukamenya sure yuko ubyishyura kugira ngo in case bibaye no kuvuga ngo umuhinzi agenda n'isuku ibiki yego nibyo nta nubwo twashishikariza abantu ngo ni ibintu byahatarihuya ariko mu gihe uzi yuko bishoboka ko byabaho in case nje numva wagatwara hari wese akomantinga munsi ye yitwa Marie Antoinette Mukazi ati agakingirizo kakagombye no kubaho ubw'itegeko ku bakobwa bose bakagombye kukagendana cyane kuko abagabo badakunda kudukoresha hari rero no kuri YouTube no tukiri ari ku kiganiro twakoze cy'ibijyanye n'abakazana n'abanyiraboko yari umuntu witwa Le Beauty's Glory Gwikiganiro kiza les filles iyo nza kuba hafi yanyu nayikuza kubaha ikiganiro kere unyibukije kera turi abana hari urugo nagiyemo nsanga mama w'urwo rugo yafasha abana be abajyana muri chambre kubagaburira umuceri n'inyama hanyuma twebwe tugaburira imyumbati n'ibishyimbo kabisa ibyo mwavuze byose niko biri hanze aho ni kuri cyo kiganiro twaganiriye ku bakazana abanyirabuko tuvukuna abagore sometimes tuba turi intori bya hatari kazo umugore ni hatari kwera yes hari ariko hari n'indi comment yo kuri YouTube yego hari kuri yo ntuza kuri yo sije kugira ngo tuyivireho rimwe y'abakazana n'abanyirabukwe hari uyu nguyu yaragize yitwa Natalie nibyo nenge kinacyo yaranditse ngo ariko rero bakobwa beza izo kururu z'imiryango ziragoye ababyeyi niba barekuye abana bakajya kubaka nibabarekere umudendezo wabo bubaka urugo rwabo ibyo ni ibiki ababyeyi bagomba kuba independent niba noneho ababyeyi babo biteze ibibazo ku bakazana nibagumana abahungu babo urugo ni urwa babiri ni uburyo bwo kwita ku miryango yabo byumvikanwa hagati y'abashakanye nje nuko mbyumva famille ingana papa mama ndetse n'abana abandi binjiramo bararusenya umeze nk'utisahara ni ukuvuga ngo bakuru bacu barumuna bacu basaza bashiki b'umugabo barumuna be ba anko bane nyoko bukwe nyoko bose abinjira munsi bararusenya hello simbizi niko natarabyumva ariko ni wambwiye hari umuntu kuri iyo dozara tukiri kuri iyo uyu mukazana hari umuntu wateye comment yitwa ngo Rukema Mpunzi Landry aravuga ati sha Julien nako ni n'umutipe reka mvuge mwijwi sha Julien wakicecekeye sha Julien wakicecekeye nta bagore babiri mu nzu wakumpera umukecuru akakunjuruguturira urifuza anyway ntabwo mbizi ariko abantu bose bafite uko bateye niba wenda ashobora yagize n'ibyaha ngo n'umukecuru mubi nabo barahari rega ntabwo twabyirengagije twarabivuze ko hariho abakecuru nabo badashobotse ntekereza atararebye ikiganiro cyose kuko twarabisobanuye hari ababi hari n'abeza hari nabo tugira ababi kandi atari babi exactly kandi hari n'umubi ushobora kubanira neza akaba nawe yakubera mwiza rero kuvuga ngo bamwe umukecuru amuruguture siko byarangiye wanjye nta kibazo afite sorry umubano mwiza hagati y'umukazana na nyina n'ukureka nyoko iyo asanzwe abana nawe ukaba iwawe kandi ukamwereka ko wakuze nimba musuraga buri cyumweru ukajyayo rimwe mu mezi abiri no muri emergency case full stop otherwise your marriage is in reverse mode turamusuje umuvandimwe ntabwo tumwihore yes hari undi nawe ntabwo we aragira ngo umubano mwiza wawe n'umugabo wawe nukureka nukuvuga ngo nukureka umubano mwiza hagati y'umukazana na nyina na nyira ubwo nyine ubwo yavuga ku muhungu nukureka nyoko
iyo usanzwe ubana nawe ukaba iwawe kandi ukamwereka ko wakuze ntekereza ko umusuraga buri cyumweru abo bari kuri mama's boy babahungu akenshi usanga barabanye na ba mama wabo cyane niba uza ku buryo wareka nyoko niko byumva buri muntu afite uko yumva ibintu first se ya nyina n'umugore we kandi shaka ntago twakavuze twarakirengagije kabisa karadusimbutse karatwisobye no kuvuga ngo wa mugani kuri iyi sije wenda twayivaho umuhungu umugabo niwe babita intermediaire niwe no kuvuga ngo niwe ni nk'umusifuzi wibeshye gato gahengamira ahangaha biragira nujya hano nanone ahandi biragira ko umugabo afite inshingano zikomeye cyane kugira ngo umuryango ubane neza abenshi rero bahitamo kubyihorera ariko nanjye nabareka none se kamubwira bayakereka nkubaza ari mama wawe ari n'umugore wawe bose urabakunda urumva washyigikirana twakomeje na comment washyigikira ndetse no kuganira uruhare rw'umugabo mu mibane myiza ya nyina n'umugore we nibyo bindi uwo muntu yatubwiye nyine buri mugabo agomba kwita ku gushaka icyatuma umuryango we ubana neza nyine washyigikirana wimbaza ngo nashyigikirane nareba igikwiye n'uri mukuri twakomeje ariko reka nkwereke buri ubona byanze shaka ukuntu mama wamwubakira hafi wagira guharega ari umuntu udukurikiye ari muri iyo situation kuvuga ngo uri mukuri buri wese ari mukuri ku giti cye ntabwo urumva amatiko uzi ko utari wumva ngira ngo amatiko yaba uzi yuko umuntu umugore arakuganiriza ukumva ari mukuri umukecuru yajya kukuganiriza nawe ukumva ari mukuri mbese wagira ute ubwo rero ubona bidashoboka nyine bimwe bavuga ngo nta nkono ebyiri sorry ibihanga bibiri mu nkono kimwe nyine ukivana mu nkono ugashaka iyindi nkono ugishyiramo ubishoboye ufite ubushobozi wamubakira hafi aho cyangwa se mugashaka umuntu mujya mumufasha atari hafi mu gihe ubona byananiranye kumvikana yes ikindi nikira ntuza ntekereza ko birangiye ntabwo biba birangiye biba ari byinshi ariko tuba twagiye dutoramo bimwe gusa hari kuri iriya ngingo twavuze nawe ngo abahungu babi wabo hano twaravuzeho gute hari umuntu watubwiye ngo hari umutipe muri famiye yabaye wabo kugeza ageze imyaka 35 ngo mukuru we yarahazaga agasuhuza abandi yamugeraho ati uraho nawe wa mwana urya iwabo abana barya iwabo gashira kanya ati peti batetse ikiko nisonzeye yagiye kuhava nta nkuru sorry nta muntu mvuze nanjye ntawe batugira ngo dukunda kubavuga kadukomeze tukiri kuri iki kiganiro cya Gaya Yere twakoranye cy'udukingirizo nanone hano hari umuvandimwe yanditse ntuza ndende ati mukomere cyane Tibet Rwanda nakurikiye ibiganiro byanyu ariko rero ntabwo nemeranya namwe rwose none se ngo umuntu aba arimo yirinda ubwo nuvuga ngo iyo wagendanye agakingirizo twavugaga ngo abarimo kwirinda none se kujya muri izo za house party cyangwa se mu birori bivuga ko abantu baba bagomba gusambana kukagendana agakingirizo bishobora kuba byiza nuko byaba bibi bitewe n'ubireba cyangwa se na nyiri kubikora na rezo yatanze kuko nk'ubu umukobwa atafite agakingirizo ashobora kubyanga rwose bityo ntibikorwe akaba arahigemye iyo aramutse ari usanzwe afite ubwenge ariko kuba ubwo nyine ngiyo ashobora kubihakana asanzwe afite ubwenge ariko kuba yaba yakitwaje bimufasha kumva ko irari rye yaryikiza none niba uzi ko ugiye mu birori ukaba uzi ko nta boyfriend cyangwa girlfriend wawe uhari so mu gihe ahari ubwo murambwira ko aba ari agakingirizo kiki uretse girlfriend na boyfriend yemerewe kuryamana arakomeza niba umuntu ashobora gusambana n'umusore abonye rimwe batanavuganye ngo babe babivuganyeho nuko n'ubundi nta muntu umurimo byavuga ko twamujugunya ni umwana w'igihugu ngira ngo birumvikana oya gihe cyo navuga wenda kuri iyo ntuza harimo hezo sibyo ariko nanone abantu bajya bareka kuvuga nkaho
twese duteye kimwe abantu bose ntabwo bateye kimwe abantu bose bamarayika hari umuntu ushobora guhura n'umuhungu bakaryamana umunsi bataziranye hari ushobora kuba yaryamana na girlfriend cyangwa na boyfriend kandi byemewe nabyo ko ntabwo yakabaye umugabo wawe barahari hari n'umva yuko agomba kugenda kuri principe agomba kuzaryamana n'umuntu azabana nawe rero ibyo byiciro byose nitujya guhengamira ku cyiciro kimwe cy'abantu bifashe turimo turabeshya abanyarwanda kuko ntabwo ari bonyine ntabwo ariko bimeze rero nimba hari umwana utekereza yuko ashobora kuba niba agiye mu birori ashobora kunywa agasinda n'urugero akaba yaryamana n'uwabonye ntabwo turimo gushishikariza abantu kubikora ariko kugira ngo abikoreraho nayitwaza iki agakingirizo nicyo twavugaga niba uzi yuko control y'umubiri wawe igoye kitwaza hako ntabwo tukubwira ngo niba warifashe nese waba uzi yuko wifashe uri wa muntu nyine uvuze guhagarara ku mwanzuro nta nubwo wagatekereza twabwiraga abo bireba uyu nanone yitwa Lydia turacyari kuri iyo topic kugira ngo tuyivireho rimwe yavuze ati mu Rwanda dufite culture itagendana n'igihe turimo imagine teen pregnancies dufite mu gihugu ni ikibazo kuko abo bana akenshi bavuka mu bukene ni kuvuga abari abana exactly ati ariko tukabwira abakobwa ngo kugendana agakingirizo n'uburaya it makes no sense ahubwo agakingirizo kagomba kuba free gratuit kugira ngo turinde kuzana abana mu bukene bukabije kandi abakobwa bashobora kwiga bakabana bakanarangiza without thinking of raising a baby abahungu nabo bagomba kuzigendana yes uwo nguwo niko abyumva bitewe wa mugani n'ukuntu abantu bagenda babyara buri munsi abana batoya teen pregnancies abana bakiri aba teenagers hajyanuza rwamagana ngo muri kino gihe cya covid magana meruka ari bari basohoye ngo 550 rwamagana n'ijana n'umunani je pense ahubwo ni Bugesera 550 ingahe waheza mukavana n'urayi none se kwanga kubivuga bakabikora byo bimaze iki ikibazo abantu baracecetse barashaka abantu bafunga iminwa actions zikorwa still yes hari cya kiganiro cyo gupfubura ariko mupfike n'abantu bikorera siporo zabo ngo gasanga yaragakoje umubyeyi turamusuje ngo gusa mwavuze ibintu bizima burya umuhungu utegemeye inoti z'umukobwa agasohoka umukobwa akaba ari we wishyura burya mbona uwo musore mana yanjye tube ariko nabyo twabivuze kuyajyana no mu kadobo reka tubyihorereze iby'izi comment wow hari ikindi kintu twakoze ariko se bayo binavuze urabyemera ko umuntu yasohokana umukobwa asohokanye n'umutipe umukobwa akaba ariwe bishyura umukobwa ntabwo mbyemera yavuze ngo umutipe utegemeye ngo amafaranga cyakora nyine wumva n'umukobwa ari kutegemea niba ari gutegemea not ku muhungu nawe ntabwo ari ibyo doesn't make sense urumva noneho byasoje gupfubura byarangiye je pense icyo ni kuri cya kiganiro twavugaga kunoza banza ariho nawo byo gupfubura sinzi exactly nacyo nicyo gupfubura mwaramutse neza abahungu beza abenshi n'ubundi babimbwa nyagasani ndimo gusoma comment what they have written niyo yagushaka ujye umenya ko atari wenyine aziharira umugore uca inyuma y'uwo bashakanye nta rukundo bamufitiye ibyo kwitwaza ngo nta munyura simbyemera ko kunyurwa ni mu mutwe niba ugiye mu gikorwa wishyizemo ko utari bunyurwe biraba kandi niba ushaka ko umugabo wawe amera nka runaka kakubaye kuko ntibaremwe kimwe uruhande rumwe turemeranywa urundi ntitwemeranywa ubwo kunyurwa ni utemererwa ngaho nyurwa wowe ubereye mu mutwe ese ko wageze ugasura inyama wowe ntiwasura inyama twikomereze uyu nawe yitwa ngo GM ni kuri icyo kiganiro still tukiriho yatubwiye ati murakoze cyane TBT Rwanda ndabakunda ngewe rero icyo nabivugaho ni ibi bikurikira icyambere kuba nta burere cyangwa nta bukristo reka mbabwire ubwo turi kuvuga kuri byo gupfubura ati reka mbabwire buriya umuhungu cyangwa umukobwa
utarigishijwe n'ababyeyi be iby'indangagaciro zacu nk'abanyarwanda ndetse na kirazira, ikindi no kuba badakijijwe. Buriya umuntu utaramenya icyaha icyo ari cyo n'ingaruka y'icyaha ntabwo yabura gusambana no kunywa ibisindisha. Naho bamwe mu basore beza n'abakobwa beza bakunda gupfa ubusa. Ati kubera iki rero? Kagira inkuru. Kubera abantu bahora bababwira ko ari beza, kuba mwiza ni byiza, ariko iyo warezwe neza ukamenya n'Imana ubifata nk'ibisanzwe. Njyewe ni kenshi abagore cyangwa se abakobwa ndetse n'abasore bambwira ko ndi mwiza. Hello. Okay. Bambwira ko ndi mwiza. GM please turagusohoje. Ariko ibyo ntacyo bijya bimpinduraho. Ndi umukozi cyane, narashatse kandi nkomeje gutinya Imana, ndabakunda cyane, murakoze cyane. Yes, kuri iyo ngingo rero ibyo avuze hafi byose nibyo. Ariko mu by'ukuri kuba gusenga cyangwa se amadini agira uruhare muri discipline ahereza abantu, ariko ntabwo mpamya ko family background cyangwa se uburere uko warezwe naho wakuriye bigira uruhare cyane kurusha amadini. Ko tuzi abana benshi bagiye bakura mu idini, agenda ku cyumi arara yasinze kwa gatandatu ariko harimo reveille tondere bize guhimbanisha. Uhere no kuri tuzi abana benshi b'abapasiteri bananiranye. Rero kuvuga ngo gukura mu idini kumenya Imana biba byiza, rimwe rimwe birafasha, ariko ntekereza ko uburere umuntu aba yarahawe, hari umuntu ushobora no kuba adasenga cyane atiha Imana cyane ariko agira umurongo ngenerwaho w'ubuzima bwe ku buryo utamufatira nuko bonye. Njye niko mbibona inshuro nyinshi, ariko amadini yo hari abajyamo bakiyoberanya se nabo batera amadambara ibijipo bigera iyo ngiyo, ubutambaro buri munsi bora mu mutwe cyakeje njyemba mbona sembezi. Tugenda tugana ku musozo rero Jeanette, hari indi topic twaganiriye ku bakobwa badakunda gukora. Twatangaga n'urugero rwa mukobwa wagiye muri Kenya agahura n'uruva gusenya. Uyu nguyu yitwa Judith Muhorakeye. Ati murakoze cyane bakobwa beza batibiti, ati ariko abana b'abakobwa abenshi babaho nta ntego bafite, just kwambara neza, kurya byiza, iPhone nziza ndetse n'ibindi. None se shahu ugira ngo bavuga ko abagore babuze kubera ko u Rwanda rwabuze abakobwa beza? Ibyo comment kabarageze murakoze. We aravuga ati muri no minsi abakobwa babayeho nta ntima bwiza buryoshye. Ibe tuvuga byo kureba uyu munsi gusa. Wakambara neza, bafite telefone nziza, ariko mu myaka 10 kibaza uzaburi bikagucana. Wow, nizere ko rero kiganiro cya comment review cyabashimishije cyane. Tugenda tubona ama comments yanyu. Tuzaya dukomeza rwose kuyabasomera. Nabifuza ko wadutekerezo mu buryo bwa audio video, ntabwo turatangira gukoresha uburyo bwa Zoom, turacyabyigaho, ariko nabiho nibikunda tuzababwira. Yes, ndabashimiye cyane. Ukomeze utange igitekerezo cyawe, yaba kuri YouTube, yaba kuri WhatsApp, aho ushoboye hose. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi turabako jya kubivuga nkumva emotion promotion ntabwo ryarya vraiment buri muntu gukurikirana umunsi ku munsi. Nta kintu wamuha, ntabwo twabona icyo tubitura, ariko Imana ibaho umugisha. Reka rero dukomeze kubashimira tukwibutsa ko ushaka kwambara ugasa neza ukaberwa, waba uri umukobwa, umumama ushaka gusa neza, n'abagabo n'abasore couples, nta handi wabisanga ni kuri Tony Grace cyangwa Tony Grace brand kuri Instagram yiwe, YouTube yitwa Tony Grace, ugakora na subscribe ukamuremera, cyangwa se ukareba ku kiganiro cyacu hasi hariho nimero yiwe, cyangwa se ukaba watwamagara. Ikindi kandi ushaka kwamamara na TBT, ibiciro twabigize gutya, turi kuri promotion. Yes, ari kiganiro tuzakora tubabwira neza ko turi kuri promotion na discount twagiye tubashiriraho ibintu n'ubu. Reka rero tubashimire ko mwabanye natwe.